Marex, Newcastle, Gumboro, Coccidiosis. Izi ni zimwe mu ndwara zikunze guhangayikisha aborozi, by'umwihariko aborozi b'inkoko. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yitwa Marex. Marex akaba ari indwara ikunze kwibasira inkoko, akenshi inkoko zitigeze zikingirwa zikiri ntoya, ikazitera ubumuga, gupfa ndetse n'igihombo gikomeye ku borozi babigize umwuga. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero uko yandura, ikiyitera, uko wayirinda ndetse n'uko wayivura ukoresheje uburyo gakondo ndetse n'imiti yo muri farumasi. Mbahaye ikaze. Indwara ya Marex iterwa na virusi yitwa Herpesvirus, ikibasira cyane ubwonko, imyakura ndetse n'ubudahangarwa bw'inkoko. Iyi ndwara ikunze gufata inkoko zitakingiwe, ikazihindura inyantege nke, zikagenda nabi, zikarwara amaso ndetse izitera zo zigahita zihagarara gutera. Ikunze kwibasira inkoko zimaze ibyumweru 3 kugera ku mezi 5 y'imikurire. Ese iyi ndwara yandura gute? Uburyo bwa mbere, iyi ndwara yandurira mu mwuka binyuze mu mukungugu uva mu kiraro cy'amatungo, ikandurira ku bikoresho byanduye ndetse n'ibikoresho bimwe zinyweramo amazi biboneka mu kiraro cy'aho ziba. Yandurira ku bantu bambaye imyenda yanduye ndetse no ku bantu binjira aho inkoko zisanzwe ziba. Ari nayo mpamvu tugirwa inama yo kwirinda ingendo za hato na hato z'abantu binjira aho inkoko zawe ziba. Inkoko yanduye ishobora kwanduza izindi bibana, nubwo akenshi yaba itari yagira ibimenyetso by'iyi ndwara. Uko ino ndwara wayirinda: uburyo bwa mbere, gukingira imishwi ikivuka ku munsi wa mbere, nibwo wenda hari iyi ndwara waba uyishyize muri control. Inkoko zikivuka ku munsi wa mbere uzihereza urukingo rwa Marex. Kugira isuku aho inkoko ziba, bivuze ngo ugomba gukuraho imyanda ya buri munsi mu kiraro cyazo ndetse ukabasha no kugiteramo imiti yica udukoko. Gushyira inkoko mu kato mbere y'uko uzivanga n'izisanzwe mu kiraro, ukirinda abashyitsi bashya kwinjira mu kiraro cy'inkoko mu gihe utabateganyirije imyenda bambara mbere y'uko bakinjiramo. Ikindi, ukirinda kuvanga inkoko zikuze n'inkoko ntoya mu gihe harimo izitigeze zikingirwa. Uko wavura ino nkoko yarwaye Marex ukoresheje imiti y'ibimera, ubwo ni ya miti gakondo. Indwara ya Marex ntabwo ijya ivurwa burundu, ariko hari ibimera bifasha umubiri kurwana n'iyo ndwara: tangawizi, tungurusumu ndetse n'umutagara. Ibyo bifasha umubiri kongera ubudahangarwa. Amazi y'igikakarubamba, ubwo uragisesura ukakivanga mu mazi, byongera ubudahangarwa, bikagabanya uburibwe ndetse bikagabanya n'indwara. Imbuto z'ipapayi, urusenda n'ubuki, ibyo bigaburirwa inkoko yatakaje intege kugira ngo igarure imbaraga. Ibi tumaze kubona si uburyo bwo kuvura indwara, ahubwo ni uburyo bwo gufasha umubiri w'inkoko guhangana n'iyo ndwara. Uko wayivura wifashishije noneho ya miti yo muri farumasi. Nk'uko twabibonye haruguru, nta muti uvura indwara ya Marex burundu, ariko ugomba gufasha inkoko muri ubu buryo bukurikira: multivitamins nka A, D, E, B complex ufasha mu budahangarwa bw'inkoko, electrolyte ifatwa nka energy ufasha mu kurwanya umwuma w'inkoko, hakaza stress mixer ifasha mu kugabanya ihungabana ry'inkoko, hakazaho n'ingingo za Marex, harimo HVT vaccine zitangwa ku munsi wa mbere inkoko zikivuka. Inama naguha wowe utangiye ubworozi bw'inkoko: inama ya mbere, usabwa gukingira inkoko zawe ku munsi wa mbere zikivuka, nibwo uba urwanyije ino ndwara ya Marex. Uburyo bwa kabiri, guhorana isuku yawe mu kiraro cy'inkoko, iyo nayo ni intwaro wakifashisha mu kwirinda ino ndwara ya Marex. Uburyo bwa gatatu, ujye ushyira inkoko zawe mu kato mbere yo kuzinjiza mu kiraro hamwe n'izindi. Mu gihe hari inkoko ukuye ku ruhande cyangwa se ahandi hantu runaka, zishyire mu kato mbere y'uko uzivanga n'izo zisanze. Inama ya kane, kuzigaburira ibiryo bifite imyunyungugu n'intungamubiri zihagije. Inama ya gatanu, gukurikirana ibimenyetso hakiri kare
nk'inkoko igenda nabi, inkoko yijimye n'inkoko yacitse intege. Ibyo ni byo bimenyetso by'ibanze, ukabikurikirana hakiri kare mbere y'uko itangira kubigaragaza, ugahita utangira kuyitaho. Inama ya gatandatu, uba ugomba kuganiriza abaveterineri babihuguriwe mu gihe cyose ubonye impinduka mbi mu kiraro cyawe. Ugomba kujya usanga abaveterineri ukabaganiriza bakakugira inama y'icyo wakora. Nk'urugero ngize inama urimo kugenda ubona ahantu ukagenda uzitaho umunsi ku munsi mu bworozi bwawe bw'inkoko, umenya ko hari inkoko ifite ikibazo, ugahita umenya icyo wakora hakiri kare. Ngaha iri ni ishuri ryiza wakigiraho icyo wakora mbere y'uko inkoko zawe zirwara cyane. Murakoze cyane kuba mwakurikiye ikiganiro. Niba hari ikibazo, igitekerezo icyo ushaka kugishaho inama waba ugize nyuma yo kurebye ino video, ndugenda utagisize muri comment, gisiga muri comment, tuzagusubiza muri video itaha. Kandi ntibibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Kuva utararebye video yahashize, ko twarebye video yerekana ko wakwita ku dendo mu bworozi bwawe ukayitangira kuzorora. Video n'iyi ngiyi wayisanga kuri ino channel ukayireba. Muri video itaha tuzaganira ku ndwara yindi kugira tumenye ibimenyetso byayo, uko wayirinda n'uko wayivura mu gihe wahuye nayo. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.